Wa munsi twari dutegereje ndabona ugeze. Uyu munsi turi ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Uyu munsi nibwo Bloom Coin igiye kuba listed. Byumvikane ko n'umunsi twari dutegereranije amatsiko. Gusa ariko hari ibintu bigera muri bibiri nshaka ko ufataho good position. Uri kubona ko hano muri Telegram channel ya Bloom yitwa All Crypto in One App baduhaye update bagira bati June 27th is the day we have all been waiting for Bloom TGE. On this day you can trade Bloom in our mini app and trading boot. Ni ibintu byumvikana ko uyu munsi ku isaha ya saa sita turaza gutradinga Bloom Coin haba kuri Bloom mini app ndetse no kuri Bloom trading boot. Ndetse hari ikindi kintu cy'ingenzi nshaka ko ushyira mu mutwe wawe kuko hari ibintu bibiri nakubwiye bitumye nkora iyi video nonaha kugira ngo ufate good position. Ikintu cya mbere nuko ukwiye kumakinga sure ko nuramuka uclaiminze Bloom Coin zawe 30% kuko muzi ko bafashe airdrop allocation yacu bayigabanyamo ibice bibiri. Igice cya mbere kingana na +30% nizo dufiteho uburenganzira uyu munsi. Ikindi gice kingana na 70% zizajya zigenda zifunguka gake gake buri munsi mu gihe cy'iminsi 180. Rero nuza guhitamo guclaiminga Bloom Coin za uyu munsi, izindi +70% zisigaye zizaba banned. Nahawe ho guhitamo. Ikindi kintu cya kabiri ukwiye kumakinga sure ko ufite Tony Coin nka 0.5 0.4 ziri buze kwifashishwa nka gas fee igihe ushaka gutradinga Bloom Coin zawe uyu munsi. Hanyuma uri kubona ko banatubwiye ko Bloom iri bube listed kuri Bitget exchange ku isaha ya saa 4 ku gihe cya UTC. Byumvikane ko ni ku isaha ya saa 6 hano mu Rwanda. Ndazi kugukorera video ariko reka turebe ni gute turi buze gutradinga Bloom kuri Bloom mini app cyangwa se kuri Bloom trading boot. Ikintu tugiye gukora nukuza tukalanchinga Bloom mini app. Gusa ariko niba uri mushya hano, ngewe nitwa Dezo, muri biganiro ndetse na video tutorials bigamije kukwereka uburyo butandukanye wakoresha ugakorera amafaranga kuri internet ukoresheje telefone yawe na connection ya internet cyangwa se computer yawe na connection ya internet. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kanda kuri subscribe ndetse iyi video uyihe like kuko bituma ibonwa n'abantu benshi, ndetse nawe wakanda kuri subscribe igihe cyose dukoze video uyibona mu buryo bworoshye. Hanyuma tukimara kugera hano kuri Bloom mini app tugiye kuza hano kuri wallet. Okay, nituza hano kuri wallet tugakoraho, turahita tuza hano kuri points. Nituza hano kuri points turahita tuza hano kuri go to airdrop. Uri kubona ko nkuko nabikubwiye allocation yacu cyangwa se coin zacu twahawe bazigabanyijemo ibice bibiri. Ubundi bamaye coin zingana na Bloom 100. Izo mfiteho uburenganzira kuba na claiminga cyangwa na tradinga uyu munsi ni 30%. Byumvikane ko nazo ni 30. Hanyuma izindi zisigaye 70% bazajya bagenda bamaze n'ibice 38 buri munsi. Gusa ariko ninza guclaiminga izi 30, izindi zisigaye ziraza kuba banned. Reka twigarukire inyuma twirebere uburyo turi bu trading Bloom Coin uyu munsi. Niba uri interested yo gutradinga Bloom Coin zawe uyu munsi, dore ko nutegereza n'ubundi iminsi 180 kugira ngo uzaclaiminge Bloom Coin zawe 100%, nyeka ko igiciro cya Bloom n'ubundi kizaba cyaramanutse cyane cyangwa se cyaranazamutse, kuko ibi bintu byo kuvuga ngo bazajya babaninga izindi coin claiminga 30%, 70% zisigaye bazazibaninga, bizatuma
Bloom supply igabanuka, igiciro kizamuka. Gusa ariko nago mbitegereje gutyo, gusa ariko ngiyewe tekinike yanjye nuko mfitemo account ebyiri. Account imwe ndemera ngurishe 30%, iyindi account nyihorere nzaje ngenda nreyiminga ziriya Bloom coin kugeza ku munsi w'180, ubundi nzarebe uko bizagenda. Ntago nafite account zanjye zose ngo nzigurishe uyu munsi. Bloom coin bamaye muri account zanjye zose ngo nzigurishe uyu munsi, nta nubwo zose nazireka ngo nzaziclaiminge iminsi 180 irangiye, ahubwo nkwiye kugerageza amahirwe yose. Nawe nahawe ho guhitamo. Uri kubona ko hano turi ni kuri Bloom mini app. Uri kubona ko hariho coin zigiye zitandukanye. Rero ku isaha ya saa 6 Bloom nayo iraza kuba iri hano hari za not coin, za Baby Doge, za USDT, haraza kuba hari na coin yitwa Bloom. Ikintu uri buze gukora nukuza ugaselectinga iyo coin ya Bloom. Twebwe duselectinze not coin kugira ngo turebe ni gute turi buze kubikora exactly, kuko nshaka ko ufata good position mbere yuko isaha ya saa 6 zigera. Nago nshaka ko uri buze kujya kureba ngo bikora gute. Bloom yamaze kuba listed, abandi bari gutradinga, wowe uri kureba uburyo bikora. Kandi icyo gihe iyo tradinze nyuma, abafasha amafaranga mbere bafata yuzi, wowe ukagenda utrading igiciro kiri kugenda kigabanuka, kuko market cap nyine biri kugabanuka cyangwa se liquidity. Urugero, reka tuza hano kuri buy, gusa twubwo turaza kuba tujya kuri sell. Ikintu cya mbere uri buze guhitamo slippage. Hano hari igihe kuri slippage uraza kubona hariho nka 50%, 25, uraza gukanda kuri slippage ushyiremo nka 6. Okay, ushyiremo nka 6, urasiba gutya, uraza usibiye 0 uhita ushyiramo 6. Kubona biri kugigira, ariko uraza kubuza hano. Okay, ushyiremo 6 gutya, 0 urayihorera, cyangwa se ushyiremo 5. Okay, iyo usibye uhita uza hano imbere ya 0 ukamakinga sure ko aka kantu kari imbere ya 0 ugahita ushyiramo nka 5, kuko nushyiramo 25%, urumva ni slippage yo hejuru, baraza kugukata cyane. Nushyiramo slippage iri munsi ya 5, transaction yawe iraza gutinda kuba executed cyangwa se ize kuba failed, bitewe nuko slippage iri hasi. Hanyuma numara gushyiramo 5% cyangwa se 6%, urahita uza hano kuri done. Ikindi kintu ni gas fee, uraza gukenera 0.32 gutyo bya Tony coin, cyangwa se 0.4 cyangwa 0.5. Niba udafite Tony coin, uranyandikira kuri WhatsApp umamagare, unyishyure kuri mobile money, mwoherereze 0.4 Tony coin uri buze kwifashisha nka gas fee kugira ngo utrading Bloom coin zawe. Byumvikane ko icyo nicyo kintu cy'ingenzi cyane nashakaga ko uri buze gufataho good position, ukanamenya turi buze gutradinga gute. Ubu ngubu hano bari kunyereka ko mfiteho 0.13 bya Tony, ariko igihe ndi buze kuba nashyizeho nka 0.18 biraza kuba bihagije kugira ngo nze kuba mfiteho gas fee iri buze kuba yanyemerera guclaiminga cyangwa se gutradinga Bloom coin zawe. Ubwo icyo gihe mwabonye ko turi buze guselectinga coin yitwa Bloom, tukaza kuri sell. Icyo gihe badusaba gushyiramo umubare wa Bloom coin turi buze kuba dufite. Slippage nakweretse uko bayishyiramo. Ikindi uri buze kuba ukora, ushobora nyine kuza guhitamo max 100%, hanyuma ugahita uza kuri sell Bloom. Hano hari sell note, ariko haraza kuba hari sell Bloom. Icyo gihe Bloom coin zawe uba uzigurishije muri Tony coin, ukajya kuri Tony Keeper
ukazohereza kuri Binance ukaba wazitradinga P2P cyangwa se kuri OKX. Ndaza kugukorera video ku isaha ya saa sita zuzuye gusa, ariko ikintu ukwiye gukora nonaha, nyaboneka shaka gaze fi wicare uyifite kugira ngo uze gutradinga ku gihe. Hanyuma ibiganiro bigamije kukwereka uburyo wakoresha ugakorera amafaranga kuri internet nagahoraho. Kanda kuri subscribe iyi video, uyihe like, tubarane mu kanya ku isaha ya saa sita. Ndagukunda cyane, bye bye.